reka mbonereho umwanya wo kukwifuriza ibihe byiza cyane wowe unkunda cyangwa se wowe ukunda ibiganiro nkora. Ni byinshi cyane nagiye nkora bigiye bitandukanye, bimwe muri byo ahantu hagiye babigarukaho cyane bakabitindaho, bimwe muri byo byagiye biba ikibazo gikomeye cyane muri sosiyete, ibindi byagiye biba ibibazo abantu bibaza ngo ariko no mu jama we bimeze bite, stories ze zimeze gute. Uyu nguyu ashobora kuba ari umunyamatiku cyane, ntabwo nakubuza kubitekereza gutyo, nta n'umuntu nigeze mbuza kubyumva ko ndi umunyamatiku. Hari n'undi muntu uri ku ruhande rwawe ukubwira nyamara uwo ngo ntabwo ari umunyamatiku ahubwo avugisha ukuri. Ntabwo nakubuza kumva ko mbesha, ntabwo nakubuza kumva ko mvugisha ukuri, nta na kimwe muri byose nakubuza kumva uko we ushaka kubyumva. Icyiza muri byose ni uko facts ziba zihari, figures ziba zihari. Ni ukuvuga ko iyo nkubwiye ikintu ubwo ngubwo nyine mba nafashe umwanya nkabanza nkagitekerezaho nkakigaho, cyangwa se bimwe muri byo nshobora kuba naranabyizeho igihe kinini, nshobora kuba narabikuye ku ishuri bisanzwe, mu mashuri nk'uko bisanzwe, cyangwa se narabikuye mu muhanda muri street gutyo uko bisanzwe. Ubwo no kuvuga ngo wongeyeho nka experience y'ubuzima. Buriya buri muntu wese uko angana aba afite ikintu azi, cyangwa se hari inzira nyinshi cyane aba yaragiye anyuramo. Nakomeje kubona abantu barimo kuganira kuri stories za The Ben Melody, sinzi ngo byagenze gutya ngo umwe yakoze iki ngiki ngo kanaka ararenze kurusha undi. Fine, it's all good, buri wese afite icyo yabonye cyangwa se uko we abyumva. Sinzi ukuntu we ubyumva, ariko bishobora no kurangira uje kubimenya cyangwa se utanabimenya. Uriya muri uwo muziki hari ibintu nta nubwo mbitindaho bya Melody cyangwa ngo ntinde ku bya Ben, cause mwebwe nkunze kubyemera cyane ko abantu bazi ibintu byinshi cyane. Ni jyewe usigaje kuzabimenya, ariko nanjye nimbimenya buriya hari ibyo nzagenda mbabwira ko namenye. Nk'ubwo nk'ibya Ben na Melody byo nta nubwo nakwirwa mbitindaho kuko urabizi cyane kundusha, uzi warengeje undi cyane cyane ko abenshi bazi music cyane. Jyewe mba ndaho ngaho gusa, nabyo mba mbona nsabwa kuzabyiga nabyo nkabimenya, kubera ko ibyo nzi ni bikeya bitandukanye n'iby'abantu bazi byinshi. Mwanjye ukeneye kumenya byinshi rero ndacyafite inzira ndende, ariko muri iyo nzira ndende ishobora kuba iri imbere cyane isubira inyuma, cyangwa se ari ugutegereza nkategereza abantu bakagera aho tugeze, cyangwa se ukareka abantu bakiruka bakagusanga bakakugeraho, cyangwa wowe ugasubira inyuma ukabategereza, cyangwa se ukiruka wowe ukabafata. Ndatekereza ari ibyo ngibyo. So nagiye kubona mbona ngo The Ben na Melody ngo umwe nago yakoze live undi yakoze live. Sawa, kadusubire gato inyuma 2011 aho ngaho, kadusubire wenda aho ngaho, wenda nibwo biri butworohere cyane. Hari umuntu runaka ntago ndibuvuge ngo ninde, uwo muntu yarababwiye ngo iyo playback, ibyo playback byanyu, izo playback zanyu ntago ari umuziki, ntabwo biryoshye. Playback ntabwo yigeze iryoha, nta n'ikintu imariye abayikora. By'umwihariko noneho iyo tugiye mu ruganda rwa music, nta n'ikintu imariye abantu bari muri urwo ruganda. Ibyo narabivuze. Mu kubivuga abantu bafashe umwanya noneho baravuga ngo ariko Adams wanga uruganda, Adams ushobora kuba uri n'ikigaraje, Adams upinga abahanzi, Adams wanga umuziki. Well, ntabwo nigeze mbitindaho, narabaretse nyine baravuga. Nyuma yo kuvuga nyine baravuze, tubigarukira mu kuvuga, na nungu baracyavuga, kandi ndatekereza ko nibarekera kuvuga bizaba bibi kurushaho. Bibaye byiza bakomeza bakavuga, noneho bakavuga bya nyabyo. So tugarutse muri 2025, igihe noneho umwe muri bo yakoze ikisa na playback, kubera ko abantu benshi ntabwo babyise playback. Ubu ngo abantu baratangiye ngo ariko nko gukora playback. None se ko mwavuze live ko ari ukwanga umuziki? Uwababwiye ko gukora live ari ukwanga umuziki? Ahubwo mwakagombye kuba murimo kunenga Melody we wakoze live, kubera ko yakoze live kandi muri 2010 gukora live byari icyaha, byari ukwanga umuziki. Wabibabwiraga yabaga yanga umuziki. So mwebwe mwese murimo gufana live kuri no saa, reka mfate ko mwanga umuziki kubera ko yabakoreye ibyo mudakunda cyangwa se mutakundaga. Noneho The Ben we sinzi icyo murimo kumuziza, kubera ko mutabonye abantu hariya barimo gucuranga kandi ari byo bintu mushaka, ahubwo n'ibiri inyuma yabyo y'ibyo ngibyo bya bindi by'ama spectacle yo muri class yo kwishuri bitari na live, bitari na sinzi ukuntu nabyita,
atari na playback, reka mbyite miming, kubera ko ni miming, ufata mikrofone ugahagarara ari ukazunguza umunwa, abantu barangiza bakakubwira ngo wowe ukabwira abantu ko waririmbye n'abantu bakishyura kukureba. Icyo ngibyo nabyo ndatekereza ari byo bibashimishije, kubera ko byo si amatiku. Kubikora gutyo nibyo bitari amatiku. Ubu ngubu sinzi rero ikintu murimo kubaza Ben, ngo murimo kumubaza ngo biriya yakoze ngo looping, ngo yarababwiye ngo ni looping, ni irindi somo mukeneye kwiga. Yarabibabwiye ibyo nje ngo ni irindi somo mukeneye kwiga. Ryo sinzi niba ari amatiku cyangwa muzicara mwige. Byo muzicara mwige cyangwa byo muzabyita itiku. Nase bwo iyo tuvuze ko ari looping, iyo yaba ari loop, ni kuri ya loop zikorwa, ni kuri ya playback zikorwa. Okay, nonse niba atari playback ni live, niba nonse ikinyuranyo cya playback ni loop, ikinyuranyo cya live se ni playback. Kuri mwege kubera ko mubizi cyane, turahurira muri comments. None birenze kuri ibyo ngibyo, reka nkuri tiku hano. Sinkanyise simuvuga ko ndi umunyamatiku, none reka ndihakure mwege kubera ko mubizi. Loop ni playback, loop. Ubu tugiye muri ariya video wasanga iyo loop tuvuga ari, twasanga ari playback se basi nibura, twasanga se ari live. None se tugiye kwa Melody twasanga kuba yarakoze live ari byo byiza, kandi mwaravuze ngo ukora playback ari byo. Hano wajyama mwabafana mwe, sinzi ikintu muba mushaka, sinzi ikintu muba mushaka, ariko nibibabuze tu. Bimwe muri byo mukeneye kwiga, ibindi muri byo mukeneye gusekwa. Serious, kimwe muri ibyo umuntu yakagombye kubaseka, cause ibintu murimo kuvuga ngo nago byakozwe muri 2015, umuntu abibabwiraga kubikora muri 2010, mwabyise amatiku. So now guys, what's wrong with you? Mufite ikihe kibazo?